Asante sana abateze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka ivugira hano Kampala. Tubabwire ko ibiganiro byacu tubyimuriye hano kuri stade ubwami bw'Imana cyangwa se kuri The Kingdom of God Stadium, aho tugiye kubagezaho umukino ukomeye cyane ugiye guhuza ikipe ikomeye cyane y'ububyutse ndetse n'ubuhenebere. Ugiye kubagezaho uyu mupira ndi umunyamakuru wanyu Rapa Pastor Eric. Asante sana, reka turebe uko umukino ugiye kugenda. Umupira tugiye kubagezaho 5-5. Reka turebe uko umukino ugiye kugenda. Mukanya gato abakinnyi baraba bavuye mu rwambariro basesekaye hano muri stade. Umukino ubona rwose abafana bitabiriye ku mpande zombi, ibintu biri buze kuba bishyushye cyane. Haraza guca wambaye rwose. Reka turebe amaze kutugezaho urutonde rw'abakinnyi bagiye kubanzamo. Reka turebe ku ruhande rw'ikipe y'ubuhenebere. Mwizamu harimo umukinnyi ukomeye cyane intege nke, yambaye nimero ya mbere. Naho hariya kuri 2 ndetse no kuri 3 hagiye gukina umukinnyi ukomeye cyane Kutizera, amashyi menshi cyane, yambaye nimero 2. Naho hariya kuri 4 ndetse no kuri 7 ku ruhande rw'iburyo hagiye gukina umukinnyi ukomeye cyane, yambaye nimero 4 n'inde ni nta bushobozi, amashyi menshi cyane. Naho hariya kuri 5 ndetse no ku 8 hagiye gukina ninde ni gukiranirwa, yambaye nimero 3. Naho hariya kuri 6 ndetse no kuri 11 ku ruhande rw'ibumoso hagiye gukina ni ntibizakunda, yambaye nimero 5. Naho rutayizamu w'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere ni Bwoba, amashyi menshi cyane, agiye gukina ku 9 ndetse no ku 10, yambaye nimero 6. Abo niyo bakinnyi bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere. Reka turebe uko umukino ugiye kugenda. Naho reka turebe abagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse. Reka turebe mwizamu hariya harimo nde ni Munyabuntu cyangwa se Muterankunga, yambaye nimero ya mbere. Naho hariya kuri 3 ndetse no kuri 2 hagiye gukina umukinnyi ukomeye cyane witwa Ntumwa, amashyi menshi cyane. Ntumwa hariya yambaye nimero 2. Naho hariya kuri 4 ndetse no kuri 7 hagiye gukina mubwiriza butumwa cyangwa se masengesho, yambaye nimero 4. Naho kuri 5 no ku 8 hagiye gukina umukinnyi ukomeye cyane witwa Muhanuzi, yambaye nimero 3. Naho hariya kuri 6 ndetse no kuri 11 hagiye gukina Mwigisha, amashyi menshi cyane kuri Mwigisha, yambaye nimero 5. Naho rutayizamu ikipe ikomeye cyane y'ububyutse ni Mwungeri, amashyi menshi cyane, agiye gukina ku 9 ndetse no ku 10, yambaye nimero 6. Abo ni bakinnyi bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse. Asante sana. Reka turebe umusifuzi hariya cyangwa se arbitre ni Maraso ya Yesu rwose hariya ni ugiye gusifura uyu mukino. Reka turebe mu gihe umutoza w'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere ari Byaha. Reka turebe Byaha rwose uyu ni mubi cyane, ni umutoza ukomeye cyane, ni umuprofessionnel ukomeye cyane. Naho ku ruhande rw'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse umutoza ni Mwuka Wera. Asante sana. Reka turebe umusifuzi hariya arasifuye. Reka turebe ubwo bahagaze ku mupira hariya, ubwo barawuti yahereje gukiranirwa hariya, inyuma gato yahereje Kutizera nimero 2. Asante sana. Ateye pasi ndende cyane yahereje kwa ntibizakunda, attention cyane kwa nta bushobozi, attention cyane ahereje Bwoba, attention cyane imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse, attention reka wapi byanze. Munyabuntu cyangwa se umuzamu ukomeye cyane w'ikipe
y'ububyutse arawufashe arawudegaja ateye ishoti rirerire hariya cyane ahereshe mwungeri atansiyo cyane ahereshe muhanuzi pasi ndende cyane hariya ku ruhande rw'ibumoso 11 kwa mwigisha atansiyo cyane acomese pasi ndende ahereje kwa masengesho cyangwa se mubwiriza butumwa ariko umukinnyi ukomeye cyane hariya kutizera ni mubi cyane arawuhagaritse cyane ashereje hariya kwa ntibizakunda kwa gukiranirwa atansiyo cyane kwa bwoba atansiyo cyane acenze umwe batatu acenze mwungeri muhanuzi ndetse n'amasengesho atansiyo cyane imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere y'ububyutse wapi awuteye hejuru amashyi cyane tubabwire ko ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere itangiye isatira izamu y'ikipe y'ububyutse atansiyo cyane ikipe y'ububyutse rwose nitamaso ngo yitonde urabona ko ikipe y'ubuhenebere iri buze kwinjira ibitego byinshi irarya ibitego byinshi cyane rwose kuko urabona ko ikipe y'ubuhenebere irimo gusatira izamu mu gihe numwe ubona arimo gusa nkaho arangara ndetse n'amasengesho reka turebe hari umupira uteretse imbere y'izamu y'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse atansiyo cyane ntumwe ateye ishoti rirerire cyane hahereje mwungeri atansiyo cyane ahereje mwigisha atansiyo cyane kwa mubwiriza butumwa cyangwa se masengesho ariko umukinnyi ukomeye cyane ntibizakunda arawumwatse ntibizakunda ahereje gukiranirwa atansiyo cyane kwa nta bushobozi ahereje kwa bwoba atansiyo acenze mwungeri acenze muhanuzi atansiyo cyane acenze masengesho imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse bwoba atansiyo cyane igitego gikomeye cyane cy'ikipe y'ubuhenebere atansiyo cyane igitego gitsindwe n'ikipe y'ubuhenebere igitego gikomeye cyane gitsindwe n'umukinnyi bwoba umukinnyi mubi cyane w'umuprofesiyoneri igitego cya mbere cyamaze kwinjira cy'ikipe y'ubuhenebere ku busa bw'ikipe y'ububyutse atansiyo cyane tubabwire ko hano hari umuterankunga ukomeye cyane w'uyu mukino witwa Bibiliya musoma Bibiliya kuko ni ijambo ry'Imana uyisomya azira kuneshwa uyize akayishyira mu mutima azira gutsindwa tubabwire ko biri ari ijambo ry'Imana mujya muyisoma cyane irimo ubwenge bwose ndetse n'ubuhanga izagufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima rw'imibereho atansiyo cyane tubibutse ko ari igitego gikomeye cyane cy'ikipe y'ubuhenebere igitego kimaze gutsindwa n'umukinnyi ukomeye cyane bwoba atansiyo cyane reka turebe uko biri buze kugenda atansiyo cyane reka turebe mwungeri arawuteye ahereje kwa muhanuzi ahereje mwigisha atansiyo cyane ahereje kwa ntumwa atansiyo cyane imbere y'izamu ariko kutizera arawumwatse asante sana abateze amatwi ibiganiro bya radiyo na televiziyo bizashoboka tubibutse ko umupira ushyushye cyane hano kuri stade ubwami bw'Imana cyangwa se the Kingdom of God Stadium tubabwire ko abafana ku mpande zombi ibintu bikomeye cyane mu gihe ku ruhande rw'ikipe y'ubuhenebere abafana ni benshi cyane ibintu birakomeye cyane mu gihe no ku ikipe ikomeye cyane y'ububyutse abafana nabo ni benshi ariko ugereranyije ikipe y'ubuhenebere ifite abafana benshi cyane reka turebe ni ikipe y'ububyutse nayo isabwa gushaka abafana benshi kugira ngo kuri stade hajya haboneka abafana benshi cyane bayifane bayongerera imbaraga bayongerera ingufu reka turebe atansiyo cyane umupira ugeze hariya kwa mubwiriza butumwa atanze pasi ndende hariya kwa muhanuzi ariko umupira arawurengeje umupira ugiye kurengurwa n'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere nta bushobozi hariya arenguye umupira ahereje gukiranirwa kwa bwoba atansiyo cyane kwa kutizera ahereje ntibizakunda atansiyo cometse pasi ndende cyane aha tubabwire ko ntumwe agomba kuba maso
iyi kipe y'ububyutse nitarangara ikihagarara iraza gutsinda, ariko ikibazo irimo irarangara. Masengesho hariya bisa nkaho yibagiwe akazi ke, nasenge cyane. Naho muhanuzi nawe bisa nkaho yibagiwe inshingano umuhamagaro we, mu gihe mwungeri nawe asa nk'uwarangaye kugira ngo aragira intama ze neza. Naho mwigisha atansiyo cyane, umusifuzi ndabona asifuye ko igice cya mbere kirangiye. Igice cya mbere kirangiye ari igitego kimwe cy'ikipe y'ubuhenebere ku gitego ku busasore bw'ikipe y'ububyutse. Atansiyo cyane, reka tubanza dusome ku mazi, turaza kubagezaho igice cya kabiri mu kanya. Reka mutwandikire muri komenti mutubwira uko umupira mwawubonye, mwawumvishe, ndetse muse nk'ababetinga mutubwira mufinda, mutubwira ikipe iri buze gutsinda mu minota ya nyuma cyangwa se uko umupira uri buze kurangira. Murakoze cyane. Asante sana. Tubahaye ikaze abateze amatwi ibiganiro byacu bya radio na televiziyo bizashoboka ivugira hano i Kampala. Tubabwire ko ibiganiro byacu tubyimuriye hano kuri stade ubwami bw'Imana cyangwa se The Kingdom of God Stadium, aho murimo gukurikirana umukino ukomeye cyane uhuza ikipe y'ububyutse ndetse n'ikipe y'ubuhenebere. Reka turebe, ndi umunyamakuru wanyu na Pastor Eric urimo kubagezaho uyu mupira 5-5. Asante sana. Reka turebe, atansiyo cyane, hariya mwungera ahagaze ku mupira, umusifuzi arasifuye, maraso Yesu. Reka turebe, ahereshe mubwiriza butumwa nimero enye hariya, ari hariya kuri 7, arakina kuri 7 ndetse no kuri 4. Atansiyo cyane, masengesho ahereje mwungere. Atansiyo cyane, ahereje mwigisha. Atansiyo cyane, imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye y'ubuhenebere. Atansiyo cyane, ariko wapi kutizera umwatsi, kutizera hereje gukiranirwa. Atansiyo cyane, ntibizakunda kwana bushobozi. Atansiyo cyane, imbere y'izamu hariya muhanuzi arawutehereje mwungeri. Atansiyo cyane, numwe hariya imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere, ariko kutizera akubise hasi umukinnyi ukomeye cyane ntumwa. Reka turebe, penalty ikomeye cyane y'ikipe y'ububyutse. Tubabwire ko kutizera gukubise hasi abishaka mukoreye ikosa rikomeye cyane. Umusifuzi yaresamuha ikarita itukura, ayisamu ikarita itukura rwose. Urabona ko ibintu biteye ubwoba hano kuri stade ubwami bw'Imana, mu gihe umukinnyi ukomeye cyane ntumwe yaragiye gutsinda igitego cyiza cyane, ariko kutizera amukoreye ubugome bubi cyane, ayisamu kubita hasi. Ni penalty. Atansiyo cyane, reka turebe hariya ni muhanuzi uhagaze hariya ku mupira ndetse n'umukinnyi ntumwa. Atansiyo cyane, ariko ndabona ntumwa ari ugiye gutera penalty. Umusifuzi arasifuye, arateye, ntumwa arawuteye, agiye kuwufata, ariko wapura mucitse. Igitego gikomeye cyane gitsinzwe n'umukinnyi ntumwa. Atansiyo cyane, tubabwire ko ubu ari igitego kimwe cy'ububyutse ku gitego kimwe cy'ubuhenebere. Atansiyo cyane, abateze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka. Reka turebe hano, igitego cyamaze kuba kimwe ku kindi. Umupira sasa ubu nibwo utangiye. Reka turebe, bwo bahagaze hara ku mupira, bwo bahereshe, ntibizakunda. Atansiyo cyane, kwa gukiranirwa inyuma gatoya cyane n'agatsinsi no kwa kutizera. Atansiyo cyane, ariko umuzamu ntege yarawushyikiriye, yarawufashe. Intege nyateye ishoti rirerera cyane hariya, ahereshe nta bushobozi kwa gukiranirwa imbere y'izamu y'ikipe ikomeye cyane y'ububyutse, ariko umukinnyi ukomeye cyane munyabuntu cyangwa se muterankunga arawufashe. Reka turebe, atansiyo cyane, reka turebe, ateye ishoti rirerere cyane, gukiranirwa arawufashe, ahereje kwa kutizera, ariko mubwiriza butumwa arawumwatse. Mubwiriza butumwa cenjwe 3. Atansiyo cyane, ahereje mwungeri ahereje mwigisha. Atansiyo cyane, kwa nta bushobozi ahereje gukiranirwa. Tubabwire ko ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere harimo umukinnyi wayo kutizera wavuyemo, yahawe karita itukura rwose.
tubabwire ko ikipe y'ubuhenebere isigaye ifite abakinnyi bake. Reka turebe ko ikipe ikomeye y'ububyutse iri bubyaze amahirwe, iri bubyaze umusaruro aya mahirwe babonye. Reka turebe hariya muhanuzi, atansiyo cyane, pasi ndende cyane ahereje kwa mwigisha acomeze pasi ndende cyane kwa masengesho, ariko imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere. Atansiyo acenze gukinanirwa, acenze n'ibisakunda. Atansiyo cyane kubita ishoti mu bwirizabutumwa cyangwa se masengesho, igitego. Atansiyo cyane. Bibiri tubwira neza ko umuntu wihanganye akageza ku mperuka ari uzakizwa. Naho Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 ngo ahirwa umuntu wihanganira imugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Reka turebe igitego cya kabiri cyamaze kwinjira. Igitego cya kabiri cy'ikipe y'ububyutse gitsindwa n'umukinnyi ukomeye cyane masengesho cyangwa se mubwirizabutumwa. Asante sana, byamaze kuba ibitego bibiri by'ikipe y'ububyutse ku gitego kimwe cy'ikipe y'ubuhenebere. Atansiyo cyane, mu gihe mbona habura iminota itari myinshi rwose ngo umukino urangire, harabura iminota mikeya rwose ngo umukino urangire. Reka turebe. Ubwoba ateye umupira, ahereje gukiranirwa ahereje nta bushobozi ahereje ntibizakunda. Atansiyo cyane, reka turebe. Ubwoba atansiyo cyane kwa gukiranirwa. Atansiyo cyane imbere y'izamu ry'ikipe ikomeye cyane. Wapi ikipe y'ububyutse bari batsinze ikindi gitego, ariko hari umukinnyi ntumwe arahagoboka. Ntumwe ateye umupira muremure cyane kwa Mwungeri. Atansiyo cyane, ariko hariya kufura igiye guterwa n'ikipe ikomeye cyane y'ubuhenebere. Kufura ikomeye cyane igiye guterwa hariya nko muri metero 30 ujya ku izamu ry'ikipe y'ububyutse. Atansiyo cyane, reka turebe hariya gukiranirwa. Ateye ishoti rirerire cyane, ariko kubise ku giti cy'izamu, ariko byanze. Atansiyo cyane, urabona ko ikipe y'ubuhenebere ibuze hariya amahirwe. Asante sana, reka turebe. Umusifuzi asifuye ko umupira urangiye. Umupira urangiye ari ibitego bibiri by'ikipe y'ububyutse ku gitego kimwe cy'ikipe y'ubuhenebere. Tubabwire ko igitego kimwe cy'ubuhenebere mu minota ya mbere ibanza cyatsinzwe n'umukinnyi ukomeye cyane Bwoba. Naho ku ruhande rw'ikipe y'ububyutse igitego cya mbere mu gice cya kabiri cyatsinzwe n'umukinnyi ukomeye cyane Ntumwa kuri penalite, ku ikosa ryakozwe n'umukinnyi ukomeye cyane kutizera, ku buryo yahise ahabwa n'ikarita itukura. Reka turebe, yahise akurwa mu kibuga arasezererwa. Tubabwire ko igitego cya kabiri cy'ikipe y'ububyutse cyatsinzwe n'umukinnyi ukomeye cyane masengesho. Umupira nuko wagenze. Murakoze cyane abari bateze amatwi. Ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka twari twimuye hano kuri stade ubwami bw'Imana. Umukino nukurangiye. Murakoze cyane. Nge nari mwageze umupira, umunyamakuru wa Nyura Pastor Eric. Murakoze cyane.